Haleluya. Amen. Bene data inshuti z'umusaraba, uyu munsi wa Pentecote kuri njyewe uba ari umunsi uri special. Ndashaka gushima Imana ntimurambirwe gatoya kuko ni ishimwe ririmo ubuhamya bw'igitangaza Imana yakoze kuri uwo munsi. Sindi bufate iminota myinshi, ariko ndavuga iryo shimwe n'umutima uciye bugufi imbere y'Imana, kuko Imana yatugiriye neza idukorera igitangaza mu gihe bitashobokaga. Pentecote nijije ni nyinshi cyane kuva nakizwa, hashize imyaka irenga 33 gutyo, ariko hari Pentecote imwe ntazibagirwa. Ntabwo ariyo nuzuyeho umwuka wera, ahubwo ni Pentecote nabonyeho igitangaza cy'Imana. Ubwo rero mbere y'uko mbabwira icyabaye kuri uwo munsi, ndagira ngo mbabwire y'uko icyo gihe twari dufite korali yitwa korali Jangwane, korali yo mu butayu. Imana idukorera igitangaza, ariko ikintu kimwe mbere yuko nkibabwira mugira amatsiko, ndagira ngo mbabwire indirimbo twari twaraye turepese, tumaze icyumweru turepeta. Mu gitondo ntitwashobora kuririmba kandi ari ku munsi wa Pentecote, ariko Imana iza kudufasha tuza kuririmba nyuma uwo munsi wa Pentecote warangiye. Nagira ngo ni indirimbo ya Betania yo ku munsi wa Pentecote twakundaga, ariko icyo gihe muri korali Jangwane twari twayirepese kandi turi mu mwuka wera, twuzuye umwuka wera. Mu marepetisiyo yacu niho Imana yatwumvise ibona yuko tudakwiriye gupfa, igomba kudutabara. Twari turi kumwe na bene data, nkunda kubibuka mbavuze mu mazina. Twari muri iyo gurupe yacu, twayoborwaga n'umugabo witwaga Theogene, twari turi kumwe n'umugabo witwa Valence, ubu ni pasiteri uyu munsi, turi kumwe na Kamatari, turi kumwe na Eric nawe ni pasiteri uyu munsi, turi kumwe n'uwitwa John Buhigiro, turi kumwe na Jeannette waririmbaga muri Hosiane muri Betania, indirimbo zabo niba ziteraga zose, turi kumwe na Viateur, twari turi kumwe n'umuntu witwa Mariana, turi kumwe na pasiteri wacu wari utuyoboraga witwaga Karekezi Charles, turi kumwe na Naome bitaga Mama Munyura, twari turi kumwe n'abandi ba mama bitwa ba Mama Mose n'abandi. Iyi ndirimbo turayirepeta, turayiririmba, ariko Imana tutazi ko hari ikintu yaduteguriye cy'igitangaza. Reka tubanze tuyiririmbaho gato maze muyumve, hanyuma mbabwire icyo gitangaza. Yesu agiye kujya mu ijuru, abigishwa be bose muzahabwa imbaraga nshya, umukana bamanukira, bose bagiye Yerusalemu, bategereza isezerano, hashize iminsi 10 gusa, bose buzuzwa umwuka wera, bose bagiye Yerusalemu, bategereza isezerano, hashize iminsi 10 gusa, bose buzuzwa umwuka wera. Petero abwira abantu bose n'ijwi rirenga yeruye ati, uwo mwabambye mukamwica niwe ukoze ibitangaza. Yoweri yarabihanuye yuko mu minsi y'imperuka abasore n'abasaza bazuzuzwa umwuka wera. Yoweri yarabihanuye yuko mu minsi y'imperuka abasore n'abasaza bazuzuzwa umwuka wera. Iryo sezerano ni ryawe, wirinde utagirengagiza, muri ibi bihe bikomeye kose usabe
n'umufasha, umwuka wera n'umufasha, atuyobora iminsi yose, bityo baba atabizera bizatujyana iyo mw'ijuru. Umwuka wera n'umufasha, atuyobora iminsi yose, bityo baba atabizera bizatujyana iyo mw'ijuru. Umwuka wera n'umufasha, atuyobora iminsi yose, bityo baba atabizera bizatujyana iyo mw'ijuru. Amen. Nuko rero Amen, amen. iyo niyo ndirimbo twagombaga kuririmba ku munsi wa Pentekote muri 1994 mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Twari turi ahantu bita i Nyarushishi, niho urebye abantu bakeya bari bashoboye kurokoka mbere bashyizwe hamwe, ariko hari gahunda n'ubundi. Twari tugezemo ku 2,000. Nyarushishi aho ni agasozi karekare, harakonje cyane, bajya bagira imigani myinshi y'ubukonje bwaho, kwakujyana uri impunzi nta kintu ufite, hakonja. Twarahageze, ibyo ari byo byose hapfiriye nk'abantu barenga 100 bishwe n'izo kondisiyo. Abantu bari bafite intege nkeya, benshi barahapfiriye, ariko Imana igira gutya. Ubwo twari duhari, abari bakijijwe, ya mazina nababwiye ni bene data, twari dukijijwe, twarahageze. Jyewe nari mfite ibisebe byinshi bari bantemye, ariko n'abandi bari bafite izindi nguma, ariko tuhageze turavuga tuti tugiye gukora umurimo w'Imana. Dushinga korali yitwa korali Jangwani. Jangwani murabyumva, korali ni mu butayu nyine, yari korali yo mu butayu. Iyo korali nyine twari dufite abadirija bari barimo n'ubundi Theogene nk'uko nababwiye, niwe natangiriyeho kubera ko twakundaga korali Betaniya. Noneho turavuga tuti ku munsi wa Pentekote tuzaririmba iyi ndirimbo tuzamuke, kuko umwuka wera niwe waba ry'abizera rizatujyana mu ijuru. Haleluya. Twumva turanezerewe, turasenga bucya wa Pentekote, ari kuwa gatandatu turavuga tuti iyi ndirimbo ku munsi wa Pentekote turi buze kuyiririmba, turazamuka kandi twari dufite ububyutse bwinshi nyine, kuko icyo gihe twari tugifite. Turasenga, turangije gusenga tujya kuryama. Tugiye kuryama ntabwo twari tuzi yuko n'ubundi igikorwa ikintu cyari cyaratumye baturunda aho ngaho, afite bashaka kugikora, bashaka kwica umuntu wese uri aho, kugira ngo icyangugu ntibazongere kubaza umuntu ko higeze haba umuntu. Nijoro twe turyamye, interahamwe ziva mu makomine yose agize Cyangugu, zari ziyobowe n'umuntu witwaga Yusufu. Kera bavuga ngo nta mwisilamu wakoze jenoside, ngo nta bayisilamu bakoze jenoside, ariko hari umugabo witwa Yusufu. Abanyacyangugu iyo uvuze Yusufu bahinda umushyitsi benshi. Baragenda bakoraniriza hamwe interahamwe zose, bazipakira amamodoka, ziraza noneho zigota hantu twari turi kuri wa musozi wose. Zari 8,000, twebwe turi 2,000 gusa. Ni ukuvuga ngo interahamwe enye zagombaga kwica nibura umuntu umwe. Nta muntu wari kurokoka n'uyu n'umwe. Turasinzira, mu gihe dusinzira baratugota neza, nta nubwo umuntu yabonaga aho apfundi. Urabyumva, 8,000 bigose ahantu. Turangije mu gitondo nka 10:30, abantu batangiye kubyuka, bagiye kubona babona ahantu hose batugose.
turavuga tutese ibi biragenda bite kuko bikomeye. Wari umunsi wa Pentecote ariko cyumweru saa 11 dusanga abo bantu 8,000 bagose 2,000. Noneho indwara bari bafite murazizi, uzi ko akenshi umuntu yapfaga mbere y'uko banamugeraho bitewe n'indwara umuntu yabaga afite uburyo zari ziteye ubwoba. Bari bafite bwa buhiri bitaga nta mpongano buriho n'ubuhiri bafata bagashyiraho imisumari ahantu hose, bakayizengurutsa imisumari hose, barangiza nyine bagashyiraho n'utuntu tw'utwoya ku buryo wabonaga iteye ubwoba. Kandi muri abo bantu bari bazanyemo n'abarundi bari mu nkambi iri aho hafi, bo baryaga n'abantu bagakuramo imitima bakayirya kubera kuba barababaye cyane. Abo bose bari baje kwica abantu 2,000, kandi ni ukuvuga ngo bari bafite protection ihagije. Urumva kugira ngo ujye kuzana interahamwe zose zive mu makomine yose ya prefecture, nuko hari organisation ya prefecture yose, nuko ziraza maze Imana yibuka ya ndirimbo twaririmbye nimugoroba, irayibuka. Muzi igitangaza cyabaye, yaragiye ifata umukuru wa gendarmerie. Icyo gihe murabyumva, umukuru wa gendarmerie wategekaga abajandarume si abasirikare. Muzi ko nta mbaraga bari bafite imbaraga n'abasirikare, kandi abasirikare nta mbaraga bari bagifite cyane kuko bari bafite imbaraga n'interahamwe ndetse na sederi. Ariko umukuru wa gendarmerie ntabwo twari tumuzi, nta n'icyo twari duhuriyeho. Niba umwuka w'Imana wamusanze nijoro aramutegeka, ntazi uko byagenze, tifata abajandarume bose ufite uko bangana ugiye ku rugamba, kandi urwo rugamba uzarurwana utarashe isasu. Arahaguruka yuzuza imodoka za gendarmerie, abajandarume bose baraza. Noneho mu masaa moya, kuko babandi bari bategereje ko bucya neza kugira ngo batataka, kuko bagomba kwataka ku manywa, nta kibazo cyari gihari. Noneho tugiye kubona nka saa 12 tujya kubona tubona umurongo w'imodoka nyinshi uraje, tubona n'iza leta. Turavuga tuti none se koko babonaga ko izira nterahamwe zonyine zidahagije, kuki bazanye n'abasirikare kugira ngo hatagira rwose n'agacika na rimwe? Ariko murumva umutima twari dufite, afite twari twamaze kujya mu ijuru, byari byarangiye. Ariko abera abo twari turi kumwe twabaga dufite imbaraga, kubera yuko iyo ugiye gupfa nibwo uhita wumva aho uri. Umubiri uba ufite ubwoba, ariko umwuka uba uri kubyina muri wowe. Ntushobora kubyumva utarageze muri iyo situation nyine nayigezemo inshuro 2 ndayumva. Iya mbere n'igihe bandemaga ndumva narabahawe ubuhamya gatoya, iya kabiri n'icyo gihe ujya kumva indirimbo ziturutse muri wowe, imbere ziraza ari nyinshi, ariko umubiri uri gutitira. Umuntu ntacyo apfana n'umubiri, habe na gitoya. Umubiri ntacyo apfana nawo, umubiri ugatitira, kandi muri wowe ufitemo indirimbo, ufite indirimbo z'amazamuka. Tugiye kubona bene data, tubona ingabo ziraje z'abasirikare z'abajandarume ziragenda. Noneho ngo yaraje, ngo arangije arazibwira ngo turaje kugira ngo tubafashe kugira ngo hatagira agacika. Noneho kugira ngo bamuhe inzira, bamaze kumuha inzira, izo ngabo zimaze kugeramo, arongera abanyuramo arababwira ati oya, ati ndabihinduye, ati nsanze twaba twibeshye. Bati none se ko Abafaransa bagiye kuza, nibaza tuzabakiriza iki? Ati mureke tutubikira Abafaransa kugira ngo Abafaransa nibaza tuzababereke ko tuzi gukora. None se tuzakora demonstration yacu gute?
arongera afata abajandarume bamwe na bamwe bagenda bazenguruka mu bandi babwira ba bandi bati reka da bati ntabwo bano bantu ntacyo kibatwara nitubica none abafaransa nibaza nta kintu bazabona. Nuko uko babibabwira noneho ba basirikare bo baraje aho kugira ngo bagira imbunda bari ku ruhande rwacu, ahubwo barahindukiye bagira imbunda bazitunga interahamwe. Turavuga tuti ntabwo bisanzwe. Imana ishobora gukoresha umuntu tutatekerezaga agakora ibyo undi muntu adashobora, kugira ngo uyu munsi igihe Felix nzabe ndi hano ndi kubahamiriza ibyo Imana yakoze. Nta mbaraga zanjye nanjye yankoresheje, nta n'imbaraga z'abo bantu 2000 bakoresheje. Tugiye tubona uko abasirikare bagenda, tukabona za nterahamwe ziteye hejuru zirabyina zikagenda zikaminuka umusozi zibyina. Turavuga tuti ibintu ntibisanzwe. Batashye bishimye batatwishe, wa mujandarume atagize isasu arasa, atagize icyo akora, akoresheje tactique Imana yamuhaye kugira ngo ayikoreshe adukize. Haleluya. Nuko icyo gihe yahise aza atwicaza mu nkambi, aratubwira ibyabaye uwo munsi, arabitubwira ati nimuhumure byose byarangiye. Turicara turatuza tuganira nawe, icyo gihe turabyibuka. Ngiyo Pentecote twebwe twagize uwo munsi, nuko twakoze iyo nama. Amaze kugenda rero, maze turicara, korali jambo turahaguruka, turirimba iriya ndirimbo, turayiririmba tuti nguyu umwuka wera. Mpita mvugana Imana uko umwaka utashye, uko mbishoboye nzajya nshima Imana mvuga nti nabonye Pentecote nziza, aho Yesu yagaragaje imbaraga ze ku buryo nta wundi muntu waza ngo ambwire ngo Imana nibaho ngo mwemerere. Nta wundi waza avuge ngo twakijwe nuko hari icyo dufite, nuko hari imbaraga dufite. Oya, kandi si ubuntu uwo mukuru wa gendarmerie yari yatugiriye, kuko nawe yagombaga kugira ubwoba, kuko yari inama yemezwe n'abantu bose bo muri prefecture. Wese yari iki kugira ngo abiyopozeho, ariko Imana yarabikoze, akoresha ubwenge, Imana iraturokora. Bene data bakundwa, nagira ngo mbabwire yuko iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu azava, akaza agafata uyu mubiri wacu wo gucishwa bugufi, akawusanisha n'ubwiza bwe, kandi ubwo bwiza tuzabona. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwiza tuzabona ngo ntibugereranywa n'ibintu byose bishobora kutubaho mu isi. Nta na kimwe, ibyago byose byatubaho, nta na kimwe cyatuma tureka inzira twakurikiye, kuko ibyiza dutegereje mu ijuru ari byiza. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza. Bene data murahirwa, nanjye ndahirwa, kubera yuko ngize umugisha wo kubaboneraho umugisha, mbaha ubuhamya bw'ibyo Imana yakoze. Shima Imana kubw'umunsi wa Pentecote. Nongera mbwira abantu ngo twe kwibagirwa ibyo Imana yadukoreye. Pentecote ya 1994, uyu munsi kubere Pentecote nawe nziza, aho Imana iderivura abantu ikabakuramo kuko yakijije Abisiraheli muri Egiputa. Kandi Imana yatanze ingabo nyinshi zirapfira, ndetse n'ingabo zose z'Abisiraheli z'Abanyegiputa zirapfa, kugira ngo icungure abantu bayo, ibajyane mu isezerano i Kanani aho yabasezeranije. Bene data mube maso, bene data dukunda Imana, bene data mwe guhaga, mwe kwibagirwa ngo mwibagirwe icyabirukankanaga, n'ubu kiracyahari. Imana ibagire neza, ndabakunda cyane. Amen.